n'icyizere gikomeye yakomeje kugira mu buzima. Hanyuma uyu munsi tukaba turi ahangaha atubwira urugendo rwe muri Sunrise. Bakagaruka bakamutwara. Imyaka namaze muri Sunrise ni imyaka myinshi. Rwa ruhinja rwarakuze. Kugiriraho umugisha w'ishuri. Ni umugabo ufite imyaka 22 urangije segonderi. Ndarakwegereye n'abandi baguhaga raporo nyinshi zitandukanye kuri jyewe. Ngiye kukwibutsa akantu wabwiye ukankomeza ukanyubaka sizakwibagirwa. No mu ijuru aho bari abamarayika b'ijuru bakwandikira inshuro nyinshi. Barakubwiye ngo nigisha abana Islam. Ariko wakane tuvuye mu gisibo bazanye na manager Joyi uza kureba inkuru mpamo niba ari ikinyoma cyangwa se ari ukuri. Mana nari kumwe na Scovia hari habaye konji ikigoroba baraduhamagaye tujya gutegura intebe barambaza ngo ese aho bagiye bakirira abashyitsi harateguye. Babwira oya shaka intebe rero uzijyane haruguru mu bakobwa. Narazijyanye ari ebyiri urambwira ngo jya kuzana gatatu. Arayizanye ndicara umbwira amakosa yanjye naje kubasugarukamo ndabasubiza ese Bishop wamenye amakosa yanjye aho tubana muri iki kigo nta na rimwe bazi kuki batigeze bambwira. Ngo wansobanuriye ko nigisha abana Islam. Bwira ko Islam ntigisha abana ahubwo dufatanya gusenga igihe cyose ku cyumweru n'ikindi gihe. Barimo abana bakubwira ngo Bishop zagera ikirenge mu cyawe. Ntabwo naje gusenya naje kubaka. Wampaye kurera ntabwo wampaye kwica. Ndibuka Mariya nagusutse ku bibero kuko nakuririye ku bibero. Urangije ubwira Joyi Joyi uyu mwana w'umukobwa ashoboye kwisobanura abatabisobanuye ni benshi. Ubwira ko ngenda ngakora akazi kanjye kandi Imana ikakambiramo umugisha. Yakambereyemo umugisha kuko nahavuye nta cyasha mafite araherekejwe. Ngaruka inyuma mu bukene bw'aba bana 5 nari mfite narabasize bagacumbika aho babonye. Ngiye kukumenerwa ko nabaye mu ishuri n'abana banjye bubatse ariko ntabyo wamenye usibye Dumbu wenyine wabimenye. Byari taruzura nyakwigendera Ephraim niwe wanteje icyumba bacumbikiremo abana. Nkarara mu kigo n'abanyeshuri banjye abangaba babana batoya bakarara muri cya cyumba. Abana bamwe nibuka ko babibiraga n'ibyo kurya bakabajyanira harimo Face Claudine n'abandi. Imana ibantera umugisha kuko mwareze barumuna banyu. Igihe cyarageze Dumba arambwira ngo umuntu ukurerera abana muri rashuri nyine. Naramusanze ari kumwe na Nambaje na Makoriko ari kuri visiting day. Arambwira ngo kuki urerera abana muri iri shuri. Ese abizi ko Bishop aramutse aje avuye muri Amerika yakwirukanye mu kazi kubera abana. Namusubije Togo ati abo Bishop ari wowe niyo mubona ariko mugiriye amahirwe no kuba nava havana abana muri iki cyumba. Wambereye umugisha wambereye data
wanjye urebera sogokuru babera umuryango, abana barakuze kandi nanjye ndiho. Muri icyo gihe Pacifique yabonye ko banyirukanye mu kigo, afite aho mbashyira, ndavuga Pasi umunyeshuri, yegera Kalisa. Kalisa andi afite ikibazo uko kurya byari byaranze, kunywa byaranze, ntunzwe n'amarira. Ibyo byose byabaga ndashoje akazi ko kurera aba bana, ariko ntawabibonaga kuko nagerageza kwiyegereza Imana. Muri cya cyumba mwari mwaraduhaye kilometero nabanagamo na Scopi. Byaje kurangira rero Pasi ati anti ko mfite inzu mu Gitinda wakwemera nkakujyanayo? Mu Gitinda sinari mpazi. Babwira Pasi ntabwo nasiga akazi ngo njyane abana aho ntazi, aho ntazababona vuba. Muzanshyimirire Pasiteri Antoine yambereye umubyeyi yatanze, yampaye inzu iri imbere ya Sunrise. Ntiyari yuzuye ariko yaruzuye nkigeramo. Ko byangendekeye ni amateka kandi yambereye neza. Wagira neza bigendere. Hari umubyeyi waje yari afite abana babiri Sunrise, yanyuzeho ndi kumwe na Ale na Makoriko, araduseza yatashye. Ariko ngo yageze Kamuhoza, Roho w'Imana aramutegeka aramubwira ngo subira inyuma kuko aho uvuye hari ikibazo. Icyo kibazo yaraje, nta handi yahitiye, ni muri cya cyumba. Ubwo nari nagiye kwiherera ndarira, ariko kurira kwanjye nta wundi nabibwira gusibya Nyagasani. Yarakomanze, banza gukaraba amaso ndamukingurira, ntazo nkingurira. Yaje kumbaza ngo ufite ikihe kibazo? Ntacyo. Ufite ikihe kibazo? Ntacyo. Nambwira ati reka rero mubwire, ngiye kukubohokera, mubwire ibyanjye urambwira ibyanjye. Yambwiye ubuzima bwe, ubuzima bw'umupfakazi nawe, ubuzima bw'abana bane. Cyabaye ngombwa ndamuhambukira ndamubwira. Yampaye amadolari 200. Ayo madolari 200 nagiye kuyakodeshamo inzu no guhahira abana. Nkora akazi ntuje, nkora akazi nishimye. Muri ya nzu itari yuzuye, Hoziyana baraje barahaba, bahabera abazamu kubera abana. Umugabo Pierre amira ibirahure ashyira mu madirishya, havamo n'inzugi. Ni ukuri Imana iri mu ijuru kwishimira. Antoni yarambwiye ati ese uriya muntu wakinze inzu atariye, aho nayivamo ntazabikinguramo? Umumama wari wamundangira aramubwira ati humura, uko yabikoze niko izabigenza. Yaransanze arambwira ati mwana wanjye sinkuze ntunze. Ambaza papa, ambaza mama, musobanurira. Ambaza uwo twashakanye mubwira ko atakiriho. Yarambwiye ngo guma muri iyo nzu, uzayivemo ari uko wabonye iyawe. Amena. Ya nzu nayibayemo amezi 8. Nigira inama tuvuga ariko ko iyo byundi n'ibyundi, nubwo yankomeje ariko hari igihe azayikenera. Naragiye negera ku karere, nasanze visi meya Butunge, ndamubaza ese kugira ngo warokotse jenoside abone inzu ni iki kigasabwa? Arikanga. Aho kugira ngo nawe nsubize yabanje kunyitegereza mu maso, amarira yaranze ndarira. Aramubwira ati genda kwa Kaneza garuke. Nasubiyeyo naramaze guhabwa inzu. Amaze guhabwa inzu
amezi 8 nyimara mu nzu ya none, aramperekeza ashyira muri ya nzu maze imyaka 18. Witeka abaduhana umugisha mwese babana mwe, mwambereye abana uwo nakomerekeje ambabarire kuko twarwanyaga kugira ngo muba mugomba kubabo, kandi uyu munsi biragaragara ko muri abo twagombaga kubasaba ngo mubeho. Ni nk'abagabo, ni mu b'abakobwa b'umutima, mwubake ingo zanyu zikomere, ntimuzubakire ku mucanga, muzubakire ku rutare rutajegajega. Daddy yababereye umubyeyi, ambera umubyeyi, arera n'abandi. Ese iyo ntamugira sinari kuba indaya, ariko sinabayeyo. Ese sinari kunywa inzoga, ariko sinazinyoye. Wambereye ubwugamo Daddy, wambereye ubwugamo mami, mwaraturinze muraturinda. Ndagaruka kuri Bishop Corinne, hari aho wantabaye, Imana ikumugisha. Aho wantabaye sinzi niba uhibuka, ariko wabivuze numva. Ngwaje gihoyi mu bitaro Faisal, bandegeye Daddy, kiba mu ndege singizi, ariko waje kuntabara umusubiza kuri telefone umubwira uti uyu mwana w'umukobwa kuva yaherekeza gihoyi mu bitaro ntiyigeze ahava. Umwenda najyanye mu bitaro niwo twamaranye mu kwezi ntihambaye, sinabona gusimbura, wanguriye igitenge ngo ntaye nambaye. Imana ishimwe. Kugeza uyu munsi hari icyo nari narasabye Imana, Daddy nta bushobozi mfite bwo kugira ngo nguhembe, ariko ngusabira ku Mana. Nta rindi shimwe naguha usibye ko gusabira imigisha. Wamperekeje ejo bundi mu myaka igera muri 5 ishize 6, umwana wanjye naramubuze, umpa lift ugerekaho n'amafaranga. Umwana wanjye namukuye mu Ruhango ntazi n'uburyo yagezeyo. Yari yarataye umutwe, yarabaye umusazi, uyu munsi arakomeye. Ugikindeka ikirabyeyi, yemwe bana uzafashanye, muzakundane. Uru rugero rw'uyu munsi ruzababera urugendo rutazima, ruzababera urumuri rw'umucyo. Ikirenge Daddy yatweretse tugere mu kirenge cye. Murakoze. Nk'uko twavuze